uretse kugenda ndakwinginze mpereza umunota umwe cyangwa ibiri gusa ngubwire iki kintu. Ndagusabye wo kabyara abahungu n'abakobwa we, uretse kugenda manze ngubwire iki kintu. Hari imbaraga runaka zikugendaho, wabyemera cyangwa se utabyemera. Birashoboka ko wenda imyizerere yawe itakwemerera kwemera ibi bintu ngiye kukubwira, ariko ntabwo biri bukure uko mbikubwira. Ndagusabye umanze unyumve. Hari imbaraga cyangwa se imivumo igenda ku bantu, ndetse iyi mivumo ikaba ishobora guhagarika icyerekezo cyawe. Igahagarika icyerekezo cyawe cy'amahirwe, igahagarika icyerekezo cyawe cy'umugisha, ibintu byose ukoze bikanga gucamo kandi wabonaga intsinzi yabyo, ariko mu kanya gato ngako guhumbya ukabona bikubiswe n'umuyaga, hanyuma wowe ukibwira ko ari coincidence, ari ibintu bihuriranye gutyo gusa, cyangwa se ko ari uko wagize amahirwe make, ariko nyamara utazi neza ko hari imbaraga y'umuvumo ikugendaho. Uyu munsi ndashaka kukubwira ku muvumo uturuka mu bisekuru ukwiye gusenya nonaha ubuzima bwawe bukagenda neza. Ntabwo bisobanuye ngo niba mu bisekuru byawe barabaye abakene nawe ube umukene. Ntabwo bisobanura ngo niba bataratunze imodoka barabayeho batatunze n'igare ngo nawe uzapfa udatunze imodoka cyangwa se uzapfa udatunze ikinyabiziga. Menya ko wari umuvumo ugenda ugafata abantu kandi ugakurikirana n'abana babo. Hari ijambo ry'Imana muri Yeremiya rivuga iki? Riravuga ngo ba data bakoze ibyaha, ibice 5:7 uze kurisoma. Haravuga ngo ba data bakoze ibyaha none ntabwo bakiriho, ariko umuvumo wabo ugenda udukurikiye, cyangwa se ugenda ukurikiye abana n'abuzukuruza babo. Rero hari umuvumo ukwiye gusenya. Ubushize navuze umuvumo wa mbere, umuvumo uturuka ku babyeyi. Ababyeyi ni abaremyi, ababyeyi ni abo Imana yakoresheje kugira ngo ikureme. Mu yandi magambo, ababyeyi nabo ni Imana nto, kubera ko ni babiri. Guhura kwa papa na mama havuyemo wowe. Iyo hatabaho guhura kwa papa na mama ntiwari kubaho. Ndakwibutsa ko ntabwo Imana yigeze iza ngo ifate ibumbi ku bumbe, gushyiraho amaso, gushyiraho amatwi, gushyiraho iki kugira ngo uremwe, byaturutse ku babyeyi. Niyo mpamvu ababyeyi bafite ububasha bwo kuba bakuvuma ukavumika. Hari amagambo rero bagiye batwaturaho, bakayatwaturaho barakaye. Murabizi ko abana barakosa, abana turakosa. Hari ibyo dukora bikababaza ababyeyi bacu, hari ibyo twagiye dukora umwana umubyeyi akababara, yababara akagutuka akakubwira amagambo mabi, amagambo ashobora kuba yakomeretsa, ariko kuko yabaga atabikuye ku mutima, ayo magambo ntagira icyo agutwara. Kandi koko n'umubyeyi nawe kuyavuga n'uyu munsi akaba atakiyibuka, ndetse nawe amwe namwe ukaba utakiyibuka. Ariko nubwo ayo magambo utayibuka, n'umubyeyi akaba atakiyibuka, nubwo yayavuze atamuvuye ku mutima, ntabwo bisobanuye ko ayo magambo atakugiraho efe kandi iri negative. Ntabwo bisobanuye ko ayo magambo atakugiraho ingaruka kandi ingaruka ziri negative. Niyo mpamvu ukwiye gusobanukirwa uburyo bwo kwirukana umuvumo uturuka ku babyeyi, ugasobanukirwa n'uburyo bwo kwirukana umuvumo uturuka mu bisekuru. Ba data bakoze ibyaha, ba data baraterekereye, ba data bararaguje, ariko wowe ntuzi naho baraguriza, ntuzi naho umupfuma barizwa, ariko ugasanga iyo mivumo, iyo mikosho, iyo myaku nawe irimo iragenda igukurikira. Urajya gutera imbere ugasanga uwo mwuka wo mu gisekuru uraje uragukurikiranye. Kubera iki? Baraguza. Hari ibyo babatongereye, kandi mu byo babatongereye harimo no kudashaka, harimo no kudatera imbere, harimo no guhera mu madeni, harimo no guhera mu bukene, harimo no kuba ubuzima bwa buhera ahantu hamwe, harimo amahoro make, hari imbaraga z'abadayimoni, harimo gukenyuka n'ibindi bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga wowe ubayeho ibyo bintu utabizi, utazi n'imihango bagiyeho, hanyuma iyi myuka ibi yo mu bisekuru ikagenda igukurikiranye. Nshuti mukundwa mwene data, hari ikintu kimwe ukwiye gusobanukirwa. Hari umuvumo, hari umwaku ukwiye guca, ukizwa, gusenga. Ibyo ntabwo bishobora gukuraho umwuka w'umuvumo mu gihe utari wasobanukirwa
gusobanukirwa principe ya deliverance. Imana igukureho umwuka w'umuvumo mu izina rya Yesu. Wenda ubutaha tuzaza tuvuga uburyo ukwiye gusenga kugira ngo uyu mwuka w'umuvumo uve ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha neza, Imana ikubeho. Ndagukunda, Imana ikagukunda cyane kurushaho. Shalom. Mbibutsa ko tugira amateraniro yacu ya deliverance, amateraniro yo gukuraho imivumo, amateraniro yo gukuraho imikoshi, amateraniro yo gukuraho imyaku, buri muvumo wose wagiye ukwambara. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo dusenge Imana ikwambura izo mbaraga zo muvumo mu izina rya Yesu. So tugira amateraniro yacu kuri Zoom, kuri UTB live ndetse no kuri TikTok live. Shaka kubana natwe, ni igihe cyawe, joininga, kandi ndabizi neza ko ntuzigera ubyicuza. Imana iguha umugisha. Amateraniro ya deliverance, yo kudelivera, yo kwikuraho imivumo, yo kwikuraho imyaku, yo kwikuraho imikoshi, ni amateraniro yo gusenga no kubohoka, kandi Imana irimo irakora ibintu bikomeye, irimo irakiza indwara, irimo iragaragara, irimo iriyerekana, irimo irigaragaza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.